ntukigore ubundi burangiye umugore wanjye ni umuntu mwiza umugore wanjye nigeze muvugisha wowe nigeze mvugana nawe hari umugore nyishiye uri kwivanga mu kiganiro n'indagutumiye wabyunya aho wiretswe ukanura katagira aho umugore wanjye kavuna umuheto rata mabuja ibyorezo byinshi urifida ndakumva boss ubundi wowe nyambona nta nubwo uranabyara uracyaye inkume ariko ubundi amazina bakwita Diane jewe mbona hano mu gipangu bakwita Mugeni rero numvaga umunsi umwe zanakwegerana kubaza tubundi izina wawe n'ababyeyi rero naragutinye nabonaga uri serious oya nawe ariko se uraninyira iki kodo umugabo nk'abandi uraninyira kavuna umuheto zo kwiseseka kaze kurya karya ngo wakurikiwe yaba afite icyo wanagamo cyaro kavuna umuheto cyo uranyuma neza ugutwi kumva n'ijisho rireba byombi byaremwe n'Uwiteka amen ugutwi kumva uranyuma neza n'ijisho rireba byombi byaremwe n'Uwiteka amen ni ukuvuga ngo ibyo tubona byose ibyo twumva byose ndagira ngo ngutangarize yuko ibyubamo byose uko umeze kose byaremwe n'Uwiteka kuba uriho waremwe n'Uwiteka nanjye naremwe n'Uwiteka sibyo amen kuba ibyo turebesha amaso byose imisozi ibibaya ibintu byose inyamaswa byaremwe n'Uwiteka haleluya umurongo wa 13 ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena nukunde kuryamira kugira ngo utazakena ni ukuvuga ngo icyo biri tubwiye ntabwo ari ukuryamira ngo ubyuke saa 5 amena ntabwo ari ukuryamira ngo ubyuke saa 6 nturyamire mu murimo w'Imana hora uri maso kanguka usenge ariko nanone hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo duhore turi maso bitumere nk'aba bakobwa b'amatabaza abandi 10 abandi 5 ari bazima ngo iki jambo nyine tuvuye ngo ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena amen wewe uhora uri maso uhora ushabutse amen kugira ngo ubwo Imana izaza gutabara sibyo cyangwa ubwo Imana izazana umugisha wayo izasanga uri maso itazagusanga mu bitotsi amen kangu kube maso kandi uzahaga ku byo kurya kangu kube maso kandi uzahaga ku byo kurya twatangiye tuvuga ngo sibyo ugutwi kumva n'ijisho rireba byaremwe n'Uwiteka ni gute se Imana yaguhaye amaso irakubwira ngo yarebeshe kangu kuhumuke uzabona ku byo kurya ni ukuvuga ngo rero nanjye hari n'irindi jambo riri muri Yesaya 60 umurongo wa mbere haravuga ati byuka vuba urabagirane kuko umucyo wawe uje reka nze wari wahaze cyase cyangwa ukuntu muzanira ibindi nta kibazo tukaganira nta kibazo katurisoma iryo jambo riri muri Yesaya 60 yego rwose Yesaya 60 bakoze kunsura rwose ari wanjye nanjye nari maze iminsi tuganira ijambo ry'Imana ariko ngira vuba tujye gusengera uriya mubyeyi wampamagaye kuri telefone afite umwana urwaye ikibyimba mu mugongo ngo cyarizanye ni igiteri nawe ubwira atayo ni amarozi turakora aho ryake Yesaya 60 umurongo wa mbere haravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje amen kandi ubwiza bw'Uwiteka buzakurasira dore umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi ariko umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azagukiza muri byo amen umugambi Imana igufiteho urashaka ko usanga uri maso udafite ibitotsi urumva kuko Uwiteka Imana yemeye umunyabyaha amen haleluya Uwiteka Imana
uyu ni umushyitsi wari wansuye bamwita Serebende nawe turirimbana muri korale abatwaramucyo yari yansuye kugira ngo tube dusenge ku mbere y'uko hari umumama w'inshuti yanjye ufite umwana urwaye ikibyimba rero uyu Serebende tubana muri korali ubizi ko ngenda perezida wa korali yari yansuye kugira ngo amerekeze Serebende uyu ni madamu agasuzuguro gakeya simba no wicara ku muhanda mu ntebe zanjye ku biryo byanjye shaka uzusuza nta n'isoni narakubwiye nawe izi mbobo zawe zirirwa zibunza amasengesho ukazingerize mu nzu siko nakubwiye nta n'isoni rega uyu mbonera kuzera ku mazi ushaka kunsuhuza ubundi bite byawe ubundi wa mugabo usiye ikibazo umukozi w'Imana mbare rimwe kabiri guhumbya no guhumbura gatatu nakikubona ahangaha n'undi munsi ntabwo inzu yanjye ari agatobero ka buri umwe wese kumva neza reka reka nkubwire uri kunyumva bamfashije guhaha uretse buriya madamu araza gucururuka hoya bino ni ibintu bisanzwe uretse kwenda turaza kugira gake gake narakubwiye ako kamenyero kawe mu gihe ukigafite uri kumva uri mu nzu yanjye urabizi nta nubwo wantangura urabizi ugiye wangegera nzongere kuba nangaha nawe none no kubisiga kwanza ibi ni ibicumure imbere mu maso y'umushyitsi koko uzahurira muri korali ku wa mbere uzansuzugura unsuzugura mu maso y'abashyitsi gusa ni ibicumure ibyo ngibyo nkoze ni bikeya urabizi nta n'imbaraga wajya zo kumuraho na gatoya wese wongere ufuka gufasha nyine nange mbikumarira nta n'isoni njyewe mba ndi gukora umurimo we nashakanye nawe umeze gutya wanzererezi we ko nashakanye nawe nzi ngo ngiye kubaka tujye gutera imbere neza ko nzasubira niba neza bikagenda ko nagura umuntu muzima ubwo uryo waje kubukura hehe kubera Imana nitujye kunywa agacupa n'ukwiruka mu bugambo budafite epfo na ruguru ubuso udakoreye Imana ngo igutabare mperuka sikoro ryari tujye gusingura tugikundana ubugoryi ntasibye Imana rero kumwamana Imana by'abantu ibigoryi bingana gutya kuva nakakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye njye ntabwo nahemukira Imana n'ugumya kunza n'amagambo menshi rero ikintu nakubwira cyo sibyo ndagira ngo nkubwire ko Yesu ari umwami ukiza Yesu ni umwami utabara nakubwiye ngo wambabarira ukareba kumena amatwi warekeraho byashoboka wajya unyubako uranyubaha buriya kwezi kwa mbere ndikwishyuye kuwa kabiri ni njyewe ni njyewe hashya ni Debora ntabwo senga mujya mupagani mbega muri makeya wanze ko tubyara ngo nzabendeke ibyo gusenga ngo ndakubaza ndabyara nawe umariye iki ndabyara nawe umariye none se ubu suri umugore ntitwakoze ubukwe imiryango ikaza ababyeyi bakaza n'abavandimwe nakubajije nakoze ubukwe n'ikigori kimeze nkawe none se ko naje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uyirirwa unkandamiza n'abandi bose mbona muri Rwanda bakiriye Yesu nk'uko bameze none se ko ubundi utamuri muremure icyo wirirwa unkubita n'ibintu byose iranga ibintu ubunkoreye kandi ni uko nakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubundi ngiye ntabwo nakubwiye ngo ibi ngibi ni bikeya bitewe n'ubwo dufite muri iyi minsi ngo wakire Yesu indirimbo ndanayirambiwe umukristo zahora kamubwire ikintu kimwe nongeye guhumbya no kumva nasohokeye mu nzu ngeze kugupfa uri kunyumva kumva mu none vuba nakubwira ngo iyi nzu ni ngiyishyuye kwaza no kuri gusakuriza indirimbo dafite epfo na ruguru hejuru y'amafaranga banishyuye sohoka na nkubure ndavuze ngo nkubure inzu uzanyishyurira nzajya nimenyera buri kimwe cyose nkimenyera ngo mpora na stress imeze nkawe sohokera mu nzu none nkubure wanyumvishe navuze ngo nsohokera mu nzu ukwezi kwa kangahe kwapfuye kwa kabiri nishyuranye inzu mukanya wambere nawe ikosa amafaranga utuma ugifite umwuka muzima Imana ndarakubwiye ngo ni karibu hano muraho ni karibu neza gusa ko numvaga nibereye mu nzu iwanjye n'urwiki ko numvaga muri gusakuza ntabyagezeho rwose bosi wacu karakara gute ko niba yagakumbuye mu watuwariye umugabo wanjye bari kunira stories y'ibintu kera yakoraga nta bindi bidasanzwe ngo kera ngakira umwana nyine ngo yakinaga ngo yisiga utuntu ko wakagabowe no ko
niba wagira ngo bagutumbe mu mwobo wa tuwarete usigaye uba muri wesese n'imoda turimo turasenga none umugore wanjye yenda mubwiye ko hari ahantu tuzakina agakinamico ku ntuza ku rusengero vuga ko nzakina agakinamico umugore arimo arankubita arimo aransora mu nzu noneho kuko twe twavuze ko umugore azahita aza akansiga ibiryo mu maso ndavuga ati binsige turebe nimba tuzabishobora n'ibinsiga nyine mbona birashobotse nibyo twari turimo rwose nta kindi kintu kibasanzwe nta kibazo n'ubu ntabwo aribyo bingenza nawe nyaboneka muzi icy'ingenza dore itariki zarenzeho iminsi 15 kandi urabona abana barimo barajya ku ishuri rero ukuntu umufurere bakora mu mifuka dore amezi abaye abiri dore mpora numva ngo abantu baje gusenga ariko nkubitanya n'agasohoka mu nzu ukiruka nimba kari kavuye iwe ari wese uturutse kuko kwirwanga nabona agatari akeneye avuga amafaranga ukareba hejuru ngo avuye gusenga siko ibyo bari kuvuga se noneho basigaye bakwita na pasiteri ngo basigaye ariko mana yanjye imana yakugereza basigaye bakwita na pasiteri ngaho uramuvuga pasiteri wishyura inzu nicyo kingenza dore wamugabo nagira ngo nkubwire ko nari ngiye ku musozi wa Samuduha nari ngiye kuza gusengera umubyeyi ufite umwana urwaye ikibyimba ariko imana ejo yavuganye nanjye imana yavuganye nanjye kizankura mu bukode ikanyubakira inzu waretse kujwigira nyirezo amafaranga uri kumuhereza iyi nzu ni iyanjye ntabwo ari iyanyu muba murasakuza mukamera amatwi kandi naje gutora amafaranga yanjye uvuze ngo ku musozi wa Samuduha imana yavuganye nanjye yambwiye ko izankura mu bukode ibyo se ko numva uri kubimbwira nibyo ngiye gushyira wakumva ku musozi wa Samuduha yango ni banki ujya kujya kubikuza madamu ucisha make ndashaka ko amafaranga sinza ko muri buyabone mushakisha mu mafaranga yanjye ibyo mumbwira ngo imisozi ya Samuduha ugenda uhubaka izuba uvire mu nzu reka mvugishe umufasha wanjye ko nabonye ari ariko wa mugabo ubanza utanze ko nabonye ufite amafaranga uretse mubwire isakoshi yawe amafaranga wakoreye ariko mana yanjye we wawe wishyuye ku kwezi ko mbizi ku kwezi ariko imana ni igitangaza waba ugerageza ko bizi tumaranye imyaka ibiri tumaranye abagabo baragwira umugore akwishyurira inzu umugore akwishyurira inzu none se ko njyanye nsenga kugira ngo imana igire neza ndasenga ko imana igire neza nawe imana ikamugira neza mu byo akora ariko mugore ntibaze ikibazo kimwe ubona akagabo kawe wagiye kubana nako bigenze bite ngiye mbona ubona akagabo kazi ikikoma mora wagira ngo ubundi karuzuye mu mutwe kano kavuna muheto uyu musore twabaye turangije kaminuza yari umuntu muzima ufungutse mu mutwe kaje gutorwa n'amadayimoni yose yo muri Rwanda nayigeze muri we njyane ariko aho yakiriye ngo Yesu n'umwami n'umukiza aho nyuma ari nebekimana umugabo wanjye yabaye ikigodi yabaye Yesu se Yesu ni wa wundi tujya twumva se wacunguye abantu niwe wacunga cyawe nguyu afite agabo gafite Yesu ntumbaze ntasohokana ngaha ntajya mu kazi ahora mu magambo adafite epfo na ruguru komana ubona arashatse umucyana ariya bamubwiye rero umugabo dore urugo n'urwaye niwe mugabo nkeneye amafaranga wakubita iburyo wakubita ibumoso washakira nkeneye amafaranga urabona izi ntebe yego n'umugore waziguze keraho reka ntuve ku ntebe zanjye reka turimo amazi amezi angahe rwose byose bamwe umugore wabiguze waguze iki we naguze iriya televiziyo ari nayo ugiye kubitse mu gihe ntegereje ko Yesu akora igitangaza televiziyo y'ururombo urabona yakwishyura amezi abiri ko kundimo kuzi ku kwezi ari 80,000 iyi televiziyo ndagwa ni 20,000 ko kwa mugabo wajya ushyira mu gaciro nta kibazo boss wongeye amafaranga yitse kuri mananga ntabwo bana yajyanye rega bavuga ngo ariko boss wanyu uranyitisha boss we bako ari kuri nta kibazo kamera nabirya ntabwo mvana yajyanye ibyo muvuga ni ibiki ntukigore ubundi burangiye umugore wanjye ni umuntu mwiza umugore wanjye nigeze muvugisha wowe nigeze mvugana nawe ko hari umugore nyishiye uri kwivanga mu kiganiro n'inda gutumiye wabyunya aho weretswe ukanura nk'akatagira aho kare umugore wanjye kavuna umuheto rata mabuja ibyorezo byinshi urifida ndakumva boss ubundi wowe nyambona nta nubwo uranabyara uracyaye inkume ariko ubundi amazina bakwita Dianya jewe mbona hano mu gipangu bakwita Mugeni rero mvaga umunsi umwe zanakwegera nkakubaza tubundi izina wawe n'ababyeyi niri naragutinye nabona kuri seriye oya nawe ariko suranira ikikondo umugabo nk'abandi uranira kavuna mwetu zo kwiseseka kaze kurya kajya mu wakurikiwe yafite icyo wanagamo cyaro kavuna mwetu cyangwa nakubwiye ngo mvire mu nzu nakubwiye kuko yiseseka sinyafite ikihe kibazo nako waje bagwa amafaranga y'inzu utangiye gufata umugore wanjye ukamufata ibiganza niwe mfashe se niwe mfashe nese sinjye wagiye kumuha fatwe mpita ndamuhaye anje kiguru kimeze nk'umwambi imbere ubusa yo mama amaze kumuha ntabwo amaze gushira mu nta n'isoni barata twiganje fata ibyo imbere cyangwa ufusho kujya aho ushaka iyo ujya
ese ahubwo se nta kuntu wazankaturira kuri 80. oya ntugire ikibazo ariko si ibyo muganira iki ko njyewe ndi nyiri izi nzu zose mu buzima wa sida kuba nturo uri murazi nyitsindagizaho njyewe na byari ikibazo mfitanye nawe ntaga natanje shamigamira filime usugu wibwishwa ku muntu haguruka ndabangamira dore kugakanura haguruka gira vuba ubundi we navukiye amezi 3 wowe gaso muri suba kakagabo ubundi ubu ni kazima oya nta kibazo boss wowe ibyivangamo ndabyikemurira sibyo wowe wicaye mu byubahiro byawe sorry imbwa mvire aho bicaranga ndagikemurira boss wowe wicaye sibyo wowe wicaye ngaje umugore wararenganye ko kandi wihangane niba kakwandusha baba we navuze ngo icara uzi ko wabanaga n'inturo mu nzu utabizi ndaje ngikemurira ntimugire ikibazo unyekera hafi n'umetekera hirya wize unyekera cyo n'igicufashe iye baba we eko ubundi reka nkubaze ubundi avukiye amezi angahe niba arabajije iwanyu ubundi uruzuye mu mutwe waratekereza neza ubwiye yuko imana yambwiye yuko izamura mu bukode ikama inzu yanjye iyo mana singihaka akagasuzuguro urafatikanye n'umugore ufite umugore wawe ufite abana oya tuganire nk'abantu bakuru nk'abantu b'abagabo ukuvuga ngo aho kugira ngo twubakire urugo dufashe urugo rwasenyutse kera turubakuye ubundi warusenya umunsi wa mbere wahuraga nawe kukura ntabwo ari tebu yawe ni neva urabona umukobwa mwiza nk'uriya wamwigondera wose uko gikanura Debora ndabona nawe noneho bigize seri ngaho mbare rimwe kabiri urumva mpamvu ari sengize no guriye dubeke ngo batazaguseba nta kintu kimwe ugira mbare naterwa nawe rimwe kabiri wabyumvise nuvugisha amagambo menshi unganurira se njye mwirukanye mu nzu yawe unganurira njye mwirukanye waga nkuro njye mwirukanye mu nzu yawe si umugore uyishyura si umaze iki kuranga umeze nk'uko mpamvu uri kujya gucyana ko nawe gusore fata vuba vuba fata none nkugure nikagende kava gira vuba vuba murangiriza kare no kuba kajya ubundi dukana wa pasiteri hago cy'umugabo nzakigire gute sohoka gira vuba vuba sohoka banza kapfuye n'amatu ntabwo atakiri kuvuga cyapa ahuye n'ibibazo abagabo basengana hari undi sujye wafashe kwitaba wagiye aho umuntu yasebeye wamfasha ukitaba wasohokeye mu nzu reka mbabwire ijambo rimwe aho umuntu asebeye niho imana ikunda kugaragariza icyubahiro iyo mana ye nibigaragaza tuzayibona natwe yavuze ngo itabusohoka mu nzu ntabwo mwumvise ibyo yavuze cyakoze ki mu nzu yanjye rero telefone n'umugabo atunze aha imana irihangana halo ibawe halo ndakumva yego ndakumva halo yego ndakumva ninde tuvugana niwe ninjye wapurayinze hashize ari ku mwaka mwafunga indi kampani mwe mwambwiye yuko imyanya yashize nize multimedia ibintu bijyanye na multimedia nzi gukoresha Adobe Photoshop Adobe Premiere ibintu by'ikoranabuhanga nzi gukamera nari nababwiye yuko mbonye n'umwanya basi wo kujya ncutinga no mu nsengero mukajya munyohereza nyine kuko mufite ibikoresho nari nababwiye ko aribyo nize murakoze cyane indimi nzi ikinyarwanda n'icyongereza igifaransa ndagerageza igiswahili ari kuzi kuvuga aho ugikenda byo ukajya kukivuga naho bararuko komeza umbwire halo yego ndakumva ni ukuvuga ngo ejo nzaza aho mukorera nzaza n'ibyangombwa byanjye yego nishike
barigira neza. nuvuga ngo muri ako nimbagera muri shike ningera muri shike ikintu kizaza gikurikiraho nuko nzahita tudusinya kontara. ngifite umugabo wenda abandi barabeshya ngo umushahara buri kwezi azajya ubarangaye 600. oh my god yamana sikibaho 600. None se 600 bagiye kuyaguye mbira ku mugabo ndakurira umugabo hano isoni kare no kumwegera agera yogera kwa bambini manje ngo wamuhamagara akazi sasa ayisagira agaciro none wamubwiye akagenda ngo kubangamiye ya nago nabyemeye yambira impande y'umugabo hano isoni shiri kubanza ufite na pastor umeze neza pasteri rata buriya ase wadusohokeye mu nzu agera aho tugushaka mu nzu yacu kwizizi zose ari izanjye wa mugore we tugiye kuyishyura kwizizi nazibasora twanayivamo ariko amafaranga turafite muratatu kwezi ntabwo ari amafaranga makeya wagenda wagezera mu nzu pasteri rata twiganirire njyewe kutambwira ngo ndekure ntabwo uri kubona ko ari kumfataho ibintu byinshi kera nyiri umusore ariko byaje kugira gutya nyine mugira mu bintu byinshi bitandukanye amagambo menshi cyane sibyo nahoze mbabwira ngo aho umuntu yasebeye niho Imana ikunda kuba yamuhera icyubahiro sibyo bishatse kuvuga ngo rero ntabwo ari njye utanga ubutunzi sinanjye utanga amafaranga ariko utanga ibyo byose arimo hano ni ijambo ry'Imana ngenda narabyemera kujya avuga ikiruta ubwo butunzi kuba nabona umushahara mu 600 kuba ufite izo nzu zose ariko ufite umugore mubi ufite umugore mubi mukanya kunarimo mubi mubi twaje mu isi twambaye ubusa tuzasubirayo twambaye ubusa ibi byose dufite twaje tugeze gute twaje tubisanga tuzabisiga umugore mfite urumva igihe kizagera nsige nanjye cyase nzamusiga ubwo wansiga nuko binagufashije umwami Imana nanjye ntago ndagira ngo nyinzu utambuke musengere utambuke musengere si wamuretse ukabanza ukanyumva ndi ku ruhande gukora iki nabonye ko yamana niba ahubwo nanjye ngiye kujya nsenga ntabwo nzajya no kubwira nabi sibyo ndashaka ko mwese nanjye maze amezi nk'3 nta kazi mfite aho hantu ubonye akazi urangiye ntabwo wasabiramo akazira ugiye kwita amezi 3 nta kazi bandushaka ubwami bw'Imana ibindi bizikora haleluya bandushaka ubwami bw'Imana oya ngenda bushaka noneho mbonye ko yamana ibaho rwose kuri rata pastor kuvuga akantu kanyako ahubwo oya nabibonye ubwami bw'Imana mufuka mbasengere ukuri kose nta kibazo bwari wabivuze ndaca bugufi rwose bugabo mwiza none se pastor nimara kubona ubwami bw'Imana nanjye ndaza kubona akazi se maze amezi hafi 6 nta kazi mfite ni ukuvuga ngo mwese nimuramuka mwakiriye Yesu n'umwami n'umukiza mu buzima bwayo nzi ko muzatabaruka oya njye mbonye ko Imana ikora ndabyemeye rwose Imana n'ikibigira neza Imana itabara Imana ikura umuntu mu kimwaro Imana ikenyuza abakomeye yarangiza igakineza aboroheje Imana ikura umuntu mu gisuzuguro atarenga n'umutaru Imana intabaye ano masaha Imana intabaye ubwo nari nicaye mu menyo y'igisebo ubwo nari ndi gusera mu maso y'umugore wanjye data